wakunda gutera abantu, wakunda gushaka kubiba, agendana ibyuma byinshi cyane. Ubwo n'abashinzwe umutekano bigeze kuza, ni mu rugo rwaraye gatoya rwose, yaramanutse ari kwa Murokore. Urabona baba bagiye kuri butike gucuruza, aramanuka ajya guterayo umukozi. Bavuza induru, ubwo yavugije induru turahurura, n'inzego z'umutekano nazo ziraza. Zimaze kuza biba ngombwa yuko ashaka kurwana nazo, ashaka kuzibungabanya umutekano, atera icyuma wa mbere kiramujabuka, nyine baragikwepa. Birakomeye cyane hano mu mudugudu, nta mutekano ari rwose, ahubwo nkamwe abanyamakuru rwose mujye mudusabira umutekano, kuko ntabwo nzi ko ibintu nk'ibi byabaho muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abantu bakaba bahohotera abandi. Bireze cyane. Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Gasabo mu mudugudu wa Cyeru mu kagari ka Mbandazi, ni mu gihe umugabo yishwe cyangwa yashatse kurwanya inzego zishinzwe umutekano, nibwo gutera icyuma umwe mu bashinzwe umutekano muri rusange, nibwo kugikwepa undi yagitera yitabara, birangira kimuteye mu mutima ahita apfa cyangwa ahaburira ubuzima. Ibi byabereye mu mudugudu wa Cyeru mu kagari ka Mbandazi. Mureke twiyumvire n'umuturage utuye mu kagari ka Mbandazi cyangwa n'abaturage batuye muri kano kagari ka Mbandazi. Reka twiyumvire uburyo ki byagenze. Nanga akunda kumvikana ibintu by'urumogongo cyane, kuko hari indi nkuru none y'umusore ukunda gutera abantu, akunda gushaka kubiba, agendana ibyuma byinshi cyane. Ubwo n'abashinzwe umutekano bigeze kuza, ni mu rugo rwaraye gatoya rwose, yaramanutse ari kwa Murokore. Urabona baba bagiye kuri butike gucuruza, aramanuka ajya guterayo umukozi. Bavuza induru, ubwo yavugije induru turahurura, n'inzego z'umutekano nazo ziraza. Zimaze kuza biba ngombwa yuko ashaka kurwana nazo, ashaka kuzibungabanya umutekano, atera icyuma wa mbere kiramujabuka, nyine baragikwepa. Birakomeye cyane hano mu mudugudu, nta mutekano ari rwose, ahubwo nkamwe abanyamakuru rwose mujye mudusabira umutekano, kuko ntabwo nzi ko ibintu nk'ibi byabaho muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abantu bakaba bahohotera abandi. Bireze cyane. Hari n'undi muturage ukomeje gusaba ubufasha kubera yuko ibisambo bimujujubije mwa kano kagari ka Mbandazi mu mudugudu wa Cyeru. Ibisambo bikomeje kuba byinshi, ni mu gihe uyu musore wapfuye. Ntabwo ndi bumutindeho cyane, gusa ntabwo ndi butinde kuri iki kibazo cyane, gupfa kwiwe, urupfu rwe rwatewe n'iki. Gusa murumva ko ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Ahangaha rero ubu tugiye kujya ku kindi kibazo cy'umugore uheruka gukubitwa n'umugabo we. Ni mu gihe umugore yari avuye kunywa agacupa yasinze, asanga umugabo mu rugo. Umugore atangira kwiyenza ku mugabo. Ibi byabaye tariki ya 8 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. ubwo umugore yiyenza ku mugabo, ubwo umugabo yamusunikaga gatoya akahita agwa mu mupanga wabushinze, ukahita umuhenguka mu nda, ukahita umutobora. Muri rusange umama yabashije kujyanwa ku bitaro, yabanje kujyanwa kuri Centre de Santé ya Mbandazi, biranga babamwohereje ku bitaro bya Masaka. Muri rusange nibwo yagiye kuvurwa, yaravuwe arakira, ariko umupanga wari wamwinjiye mu nda, bikeka ko amara yari yangiritse. Umuturage twaganiriye yatubwiye ko uyu mugore asanzwe anywa inzoga akaza agasindira umugabo we. Ni mu gihe umugabo we ari umurokore atanywa inzoga. Ni kwa kundi bavuga ngo tera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri muri rusange. Ariko turongera tuze kugaruka ku kibazo cy'abaturage hano mu mujyi wa Kigali. Reka tubwire uno mugabo agira ikintu abwira abadukurikiranye kuri Kidasamura Movie. Reka na ibintu bigoye cyane rwose. Ikintu nama nagira urubyiruko cyangwa se n'abaturarwanda muri rusange, igihugu cyacu nitambara. Ntabwo nzi ko haba hari abantu bagitekereza ubugizi bwa nabi cyangwa se ko bashaka gusenya ingo batubatse. Inama ngiye nagira wenda nk'umuntu wari ubaye kuri ritera, ibintu biba bigenda biba muri iki gihugu cyacu cyangwa se muri uyu murenge wacu, ntabwo ari ibintu byiza cyane rwose. No gusaba umutekano tukawukaza ndetse natwe ubwacu tugatangira n'amakuru ku gihe. Murakoze cyane. Imana iguha umugisha, urakoze gutanga ubuhamya. Reka tugaruke kuri mudugudu muri rusange. Mudugudu twabashije kumubaza kwa bino bibazo ku murongo wa telefoni, ariko yadushubije mu ijwi rivuga ritya. Reka wiyumvire ibyo yatubwiye muri rusange. Murakoze cyane. Dore ubutaha nabwo mwigize kumpamagara muri mwambona hano hari habereye ikibazo, ariko ubu bwo mbashije kuboneka ku murongo wa telefoni. Noneho umunyamakuru, ikintu nshaka kukubwira ni kimwe muri kano kagari ka Mbandazi mu mudugudu wa Cyeru. Yewe n'umudugudu wa Cyeru ni njye nkuyoboye pe, kuko nkumazeho imyaka igera ku 10 yiyoboye uno mudugudu. Abaturage bantora bakomeza bantora, kuko mu gihe inyangamugayo no mu byo nkora mbasha gufasha abaturage muri rusange. Ariko hatagiye guca kurya no hakuno ikibazo urimo urambwira
gihe urari nagiye gushaka amaramuko y'abana cyangwa gushaka iby'abana barya. Murabizi ko twebwe abakuru b'imidugudu tudahembwa, tuba tugomba gushakisha uko twatunga imiryango yacu muri rusange. Ariko ndaza kubanza kugaruka kuri iki kibazo cy'uwo mugabo washatse kurwanya inzego zishinzwe umutekano bagahita bamwica. Ntabwo navuga ngo ni ukumwica muri rusange, nyine ni ukuvuga birwanagaho. Nimba umuntu afite icyuma, wowe ni nk'urugero umunyamakuru, wowe ufite imbunda ntabwo wamurasa tutabeshye, ariko ntabwo nabyo ndi bubitindeho, ubwo yapfuye nyine Imana imuhe iruhuko ridashira. Ikindi rero ndibuze kugarukaho ni icy'uno mugore w'umusinzi. Uyu mugore ni umusinzi, umunyamakuru mbikubwire, uyu mugore ni umusinzi ku rwego rwo hejuru, ku buryo uno mugore aranatuzengereza muri mudugudu, aratuzengereza ku buryo aza akiyenza ku mugabo, ibibazo bikatugeraho nk'ibyo ngibyo. Uyu mugore twigeze kumufungira mu kagari, turamurekura tuvuga ati ntabwo twamutandukanya n'abana, ngo turamwigisha ngo asubire ku murongo, asubira ku murongo. Ariko nibwo yagarutse yasinze, arangije ahirika umugore, nako arangije yiyenza ku mugabo. Ubwo umugabo yamusubikaga niko kugwa mu mupanga. Ni mu gihe umugabo yashyikirizwa ubugenzacyaha RIB, bivuga yuko iki cyaha gikoze kigambiriye. Ariko rwose twatanze ubuhamya cyangwa turatanga ubuhamya, uno mugabo arekurwe. Namwe nk'abanyamakuru mushakisha ikintu mukora, uno mugabo arekurwe, kubera yuko nimba uno mugore yajyanwe mu bitaro akaba yakize, numva nta kintu kibazo gihari, kubera ko nawe yitabaraga muri rusange. Nuko ngiye mbyumva. Ariko murakoze cyane. Sone nagiye gushaka ibirere by'abana, ariko nimba yo nanjye ndaza gukurikirana ibyo bibazo kugira ngo numve ko byifashe. Mudugudu arabishimangiye ko uno mugore yananiranye, uno mugabo agomba gufungurwa nyuma y'uko umugore akize avuye mu bitaro, ndetse uyu mugabo nawe wapfuye ashaka kurwanya inzego zishinzwe umutekano, nabyo mwumvishe ko abivuzeho. Kora subscribe rero kuri Kidasamura Movie. Ngewe nitwaga Kidasamura Movie, mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, mu mudugudu wa Cyeru, mu kagari ka Mbandazi, ndetse muhawe ikaze kuno muyoboro kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro bya buri munsi. Ariko mbaza kukubwira ngo kora subscribe, niyo nkunga yawe ikenewe kugira ngo ujye ubona amakuru meza cyane.